mbere yuko inshuti n'umuntu gibanza ubaza uti ese ureba OGB za Joy B niba utareba na OGB za Joy B nibuze uba ureba filime za Joy B. Whiskey from the gorgeous lady. Uti whiskey kuva kurira mukobwa uri murareba hariya. Bite. Bite. Umukobwa ni icyuki. Are you out of your mind? Hase wasaze ni gute? Drinking whiskey? Ni gute wakitoroka ngo uri muranywa whiskey? Honey, this is just Bite ariko. Atumbaya ashokora amakosa nakoze. Ati mugabo urazi nanjye ndashaka kuruhuka ariko. Oh, I have to feed the baby. Ariko ngomba kugabura umwana wacu. Bigomba kuba byabaye kubwa amakosa. Do you want to pay for it too? None kucuci cyawe ngo urashaka kuza kubishyira nayo? Hey, give me the bottle. Mereza iyo cupa. Mugabo yabonye icyuki hakurya. Miss, that you may have made a mistake. Umva miss, ugomba kuba wakoze amakosa yo kungura whiskey kabisa. I never make mistakes. Arimo aragakaranga. Cyiza. Atumva biranshimishije. Ndetse nakifuje gusangira whiskey nawe. You don't want utariko. Atumva niba udashaka ko twasangira whiskey basi foto yo gukora urukundo. Urareba. Restroom. Ngiye hari aho baruhukira mu cyumba baruhukiramo joining dufatanye. Reba kuri twahagurukiwe. Agakaranga tambuka aragenda. Yakuri none umugabo wubatse ari kumwe na madamu ndetse afite n'umwana. Nshaka kugenda nyene kugenda. Ujya hehe? Hariya ku cyumba baruhukiramo nk'iminota 15. Could you have done? Ntabwo wakagombye kuba bikoze mu rugo. Ihute kivuva. Throw away the diaper. Kandi wijugunya hariya mu kantuza muka ari abashyira imyanda. Yaraje hakuri no. Oh damn. Reba kuri twahagurukiwe narababwiye izo OGB nizibigisha zikabigisha nimubona situation runaka mugiye kugiramo mumenye ukuntu muyicamo. Sikegari we. Ndimo ndakora ibice ariko. Kiragurutya yinaga kuri no. Akinaga yasadundiraza. Vaye hakuri nariko muzajye mureka ibintu by'Ubudage. You're trembling. I feel like I'm about to make a kumva bimeze nkaho ngiye gukora ikosa rihambaye ubuzima atuva warikoze karahubwo. Atumva uti amaranga mutima yahise antwara ako kanya adukoresha ibintu ntakagobye kuba nakora muri ako kamwanya. Byose nahise byibagirwaho ibindi bintu byose nari murakora. Sasa hano umugore yaje hamagara ufite iminota 2 ukabusotsema aho ngaho. Hani ndaje. Sikegari we. Umva bimeze neza. I'm going. Ndagiye. You mean we're going? Ubwo vuga ngo turagiye. Tell her what? Turagiye tumubwire niki? Tumubwire iki? You with me now? Ko wari kumwe nanjye waki. Uburi muravuga ibikiwakira gaso. Jewe mfite umugore n'umwana. Yubatse dore niba wubatse ufite n'umugore n'umwana ni ibintu byoroshye. Tuzajya nyine tujya kwinjoyinga umwana uze kubureba mu weekend nibiki. Ni ibintu byumvikana n'umugore uzayimubwira byumve n'ubwo ari ubusazi. I will understand. This is madness. Buno ubusazi. You just use me on that. None uratekereza wari murankoresha bigata birangiraho. Can't be anything between us. Unyihangane rwose ndi umugabo wubatse kandi n'ikintu cyaba hagati yanjye nawe. Mistakes. Utukoze ikosa tugere na makosa njya nkora. Nta makosa njya nkora. Let's go. Ati mukundo reka tugende tuve hano. Yaje ari kugituta abwira umugore tuve hano. Kukazi yuko umukobwa agiye kuza agahita binyamo ugasanga urushako ruhise rurangiriraho. The little one fell asleep and your tired wife still. Utakana karuhutse nako kasinziriye kandi umunyamahirwe ko umugore waracyagukunda niki. Look, I ordered your favorite chocolate cake. Ati reba nagukoreye order cake ukunda ya chocolate. Oh.
ati niyo mpamvu nyine nashatse umugore bwiza nkawe mubeye I'd never tried it for rebe some pretty boys with abs. ati buriya ntago nari kusimbuza uduhungu twa hano hanze niki akivuga ibyo kagakobwa karaza umugabo kaje aratangira gupanika Have family to Michael. ndabibona mu muryango wishimye uri n'umugore wa Michael. Do you believe that two strangers ariko se wizera yuko abantu babiri bataziranye strangers ni abantu nyine bataziranye niki utiwizera yuko abo bantu ahurira ahantu ubundi bagata bajya mu rukundo ibyo bintu nabyizera Excuse me. umugore yumva n'ubusazi Honey, I'll handle this. umva mukundwa ibi ndabyitaho tatwari sadunda yara ku ruhande yakutsirwa wenda kasani uri gukora ibiki ukeneye angahe nk'amafaranga Kind of a cool girl to you? akuse uri kumva ngendi ya masadunda yo hano hanze bahamagara ngo vayenda gwa yangahe hagashya bigata birangira uri kubona ndumwe muri abo nicyo tsobane kuri wowe Then what do you want? none urashaka iki urukundo rwawe Why? urukundo genda umugabo wubatse kandi mfite n'umwana nta kintu nge nshaka ko kiba hagati yanjye nawe ibyo twakoze byabaye kandi byari ubusazi kumba umugabo kugenda yasize urufunguzo rwiwe arusigira isadunda hakuri no ariko atabizi rebe That's what you think for now. bavuye aho ngaho Set the alarm. baza kuri no wakizo aramu Good night. ati mukundwa ntugire ikibazo ijoro ryiza bayiraryama bakiryama message atumva ntago rwose kugutekereza byanze guhagarara wa mukobwa ni yasadundi uri kumwandikira utumva giye sindimo ndagutekereza wamvuyeho ko kuryama nibiki utumva nti ngewe rwose niba ushaka ibirenze vaye hano uri muri douche ahita amwoheza n'agafoto yiwe tata we mugabo hano arumirwa yewe tata we ayiwe ari ikintu kitameze neza ra urareba A glass of water. nyine igikombe cy'amazi dashi kumbe kuzano asanga koko yasadundi uri mu ntuzo iri muri douche Someone who's fallen in love and wants to ruin your family. uti uri iki uranshaka iki tindi umugore w'umusazi ushaka kwangiza umuryango wawe umve tugaba umukobwa hano yaje yivugisha ku mugabo wubatse What? iki arisetse Down, you drop your keys in the restroom. imo ndabeshya wibagira imfunguzo za muri restaurant ariko vaya hano n'iki nsoma I don't want to. ati ibintu ntabwo nkibishaka pe In case you haven't realized. cyane ko wamenye yuko mfite umuryango You had a family a few hours ago too. none ubu ngubu se mu minota mike cyane nibwo umenye ko ufite umuryango Don't make a fool out of me, okay? ntungire igicucu siko bimeze You want this? kandi ndabibona yuko nawe bino bintu bishaka ndabizi urabishaka nawe Terrible. I couldn't help myself. uti ibintu nakoze sasa ni umuntu urimo uratuganira inkuru uti ibintu nakoze kuno munota ntabwo nari nzi ko nari ndimo ndishyira mu bibazo ntabwo nari nzi ikintu cyari kiri ku muryango w'intuza wa douche ntabwo nari nzi cyari kiri inyuma y'umuryango rebe madamu ari hano arimo ararira mana yanjye gushaka nabi What are you doing here? I remember turimo urakora iki replying to my messages. Because uti se ntabwo nkumbuye nakwandikiye message ntiwansubiza n'iki sasa bisa nkaho runo rugo buri muntu wese yikora utuntu twiwe madamu urahangaha nawe afite uburyo uza akabyitaho n'iki as I told you, it's over between us. uti narakubwiye njye nabyo byararangiye You're serious about this? asi ibintu uri kuvuga uri seriye Yes. cyane But why? ariko kubera iki se Because I love Michael. kubera ko nkunda Michael And it was a mistake. byari kosa ritoya ariko naje kwisubiraho kabiri kose agashya kabiri kose neza batwitse kabiri tuvunye ihanganire ntabwo nabisubira ntabwo nabyongera kabiri kose abantu hakuno baracyatwika You're not going to leave your wife. ntabwo umugore wawe uri bumusige
siko bimeze ntabwo umugore wawe uri mu musigiti cyane atari kumva And she kicks me out. I'm overrated. niyo Catherine And she kicks me out. undi akamvana mu buzima bwiwe I'm overrated. nzakomeza mukunde bisa nkaho umugore nako umugabo akunda umugore we Go. nawe genda rero kandi uva aha mu gihe gisinziriye buriya abagabo tujya dufatiranwa abagabo buriya nta shamana yanjye na tujya dufatiranwa kandi tugihore bacu akurino ubwo yaraje ahura n'isadunda byiza As we agreed, your husband got satisfaction twice. nkuko twabyemeranyijwe umugore wa nako umugabo wawe yahagijwe inshuro ebyiri zose sasa bisa nkaho umugore uraha ari we wapanze ngo umugabo wiwe ahatwike n'isadunda ku ruhande ari nawe wapanze isadunda uti nkuko twabyemeranyijwe umugabo wawe hahiye inshuro ebyiri zose nayo no mugore ratari munini w'ubukenewe kabiri kose sibaza ariko umugore witora agapangira umugabo wiwe. Why did you do this? Kuki ibintu binabikoze utimba byari amakosa I wanted us to be even. nashaka yuko rero tuhwanya tunganya ntagire umuntu uvuga uti yaciye inyuma ubwo twese ducanye inyuma urumva umugore namwe niba mujya mucana inyuma uzitora ufate umwanya ugende urebe isadundi ubwo ndikubwira mwebwe bakobwa nkundi muri pangira umugabo wanyu wawe nako kugira ngo wumve nyine yuko nawe yakuciye inyuma ubwo sabana sinzi kabisa He loves you. aragukunda icyo nabonye cyo rwose bisa nkaho umugore karagapangu kiwe yaciye umugabo wiwe aragize aravuga ati reka ngire gutya mpange n'ikiriki umugabo aragize avuyeyo njya gutya nyonyomba yazi ko umugore watabizi buriya birabira umwikoreshwa byose umugore banyababizi Easily tainted by a dirty deed for which one must pay the price. barahoberanye Cherish each other. Listen, there's something important I need to... atari ikintu nshaka kukubwira kandi cy'umumaro cy'ingenzi nanjye nuko sasa rukundo zirahari urukundo zari zihari umugabo yumvishe yuko yaciye umugore w'inyuma umugore nawe nyuma yo guca inyuma umugabo wiwe yumvishe yuko agomba kugira icyo abwira umugabo wiwe ariko umugore arategura ibaze ko umugore ariko yateguye akavuga ati ngiye umugabo wanjye namuciye inyuma ubwo rero niba naramuciye inyuma nawe ngomba kubupangira sadunda n'iki akanci inyuma nanjye nkumva yuko ntekanye namwe bagore cyangwa se bakobwa mu n'iki mugiye gutya mujijishe niba mujya guca inyuma abagabo banyu mubwire umuntu agiye n'iki hashye n'umugabo wawe kugira ngo wumve utekanye si mubibonye hano iyi ari OGB y'uyu munsi babwira ngo niba murimo murayireba umunkurikiranye kuri YouTube mukande subscribe mukore na share ndabakunda cyane ciao reka tubone muzikurikira